Murakaza neza kuri Manzi y'Empire, aho amazina ari mu bisobanuro byimbitse. Uyu munsi turagaruka ku izina rizwi cyane, Izina Didier. Izina rikomeye rifite byinshi bibitse mu myitwarire y'ubwoko bw'abantu bwihariye. Didier ni izina rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini bisobanura irari cyangwa icyifuzo gikomeye. Mu mico y'Iburayi risobanura umuntu ufite inyota yo kugera ku nzozi ze, umuntu ushikamye kandi ushaka impinduka. Hari imico imwe n'imwe myiza nakubwira ishobora kuzagaragara ku muntu witwa Didier. Didier aba ari umuntu ufite intego. Muri make ahora atekereza ku buryo yazamuka cyangwa yatera imbere. Icyo nakubwira, aba ari umunyamurava mu masomo ye cyangwa akazi. Icya kabiri, aba afite imico y'ubuyobozi. Akunze kuba ari umuyobozi uyobora abandi cyangwa agatanga ibitekerezo byubaka. Icya gatatu ni ukudacika intege. Ni wa muntu urasunikiriza n'iyo byanze, ariko ikintu yahisemo agihagararaho kugeza ku ndunduro. Icya nyuma ni ukwiyubaka. Didier ahora yitwara nk'umuntu ufite icyubahiro n'icyizere, ntakunda ibintu by'uruhuri. Hari ibindi bintu bibi nakubwira nanone uzasanga ku muntu witwa Didier. Hari ubwo Didier aba ari umuntu wumva ko ari wenyine uzi icyiza, ntakunde kumva inama z'abandi. Icya kabiri, akunda gukumira abandi. Iyo atizewe cyangwa atabonye icyubahiro, ashobora kwifunga no kutabana neza n'abandi. Icya gatatu ni ugukunda ibintu byinshi icyarimwe. Nubwo Didier afite intego, rimwe na rimwe Didier ni umuntu ushobora kujya anyanyagiza imbaraga ze mu bintu byinshi bitandukanye, bikamudindiza mu nzira. Abitwa ba Didier bakunze kugaragara mu nzego z'ubuyobozi, ubucuruzi, ubuhanzi cyangwa media. Baba bafite charisma ituma bavugwa cyane ndetse barakundwa, ariko iyo badafite impande zishobora kubagorora, bashobora kuba indakoreka. Ese uzi umuntu witwa Didier? Ese aya makuru tukubwiye ahuye nawe? Dusangize muri comment yawe kandi wibuke gukanda subscribe kuri Manzi y'Empire, kuko amazina yacu yose afite inkuru ziri inyuma yayo.